ese abamenye bimwe mu bintu biri kubera mu gihugu cya Sudani ari kubera ibintu biteye ubwoba cyane. Uyu munsi abirabura muri Sudani bari kwicwa musubirizo, abana bapapa bamama abakecuru inzego zose abirabura bari kwicwa ku buryo buhambaye cyane. Leta ya Sudani iri gushinja leta zunze ubumwe z'Abarabu kuba bari gutera inkunga bamwe mu bantu bari kwica abirabura muri Sudani babahereza intwaro. Ibi ngibi byose nibiri kubera muri Sudani mu buryo buteye ubwoba kandi bukomeye. Ushobora guhita utangira ukibaza ngo ibi byatewe n'iki cyangwa se biri guterwa n'iki? Ese inkuru kubera iki yahagurukije amahanga yose kandi abirabura bamaze iminsi bari kwicwa, amahanga arebera nta kintu ari gukora? N'ibintu bimwe n'ubundi bimaze igihe biri kubera muri Nigeria, naho abakristo bamaze igihe kinini bari kwicwa. Reka ibintu byose tubyinjire mubashe kuba wamenya ubundi ibintu byose byatangiye gute kugira ngo bitangire kugera kuri uru rwego kuva ku ntangiro y'ibi bintu byose. Ariko mbere yaho gato, nitwa William the Future. Banza ukore kuri like na subscribe kuri iyo video, n'ubuntu biroroshye kugira ngo wiyandikishe kuri channel uzagire ibintu nk'ibi ngibi by'ubwenge kandi ibintu bicukumbuye. Reka tubyinjire mu byose, reka tubanze tubyinjire ibi bintu noneho ubashe kubisobanukirwa byose. Ubu noneho tugeze mu gihugu cya Sudani kano kanya. Ubundi Sudani cyahoze ari igihugu cya mbere kinini muri Afurika. Yego uyu munsi ntabwo kikiri igihugu cya mbere kubera ko cyacitsemo ibihugu bibiri. Uyu munsi byabaye ibihugu bibiri, iba Sudani imwe y'amajyaruguru indi ba Sudani y'amajyepfo. Sudani y'amajyaruguru uzasangamo n'ubundi iyoborwa n'ubundi n'Abarabu ariko babirabura. Wagera muri Sudani y'epfo ni y'abirabura buzuye, ndetse uzasanga muri Sudani ya ruguru harimo Abarabu ariko b'Abayisilamu, ariko wagera muri Sudani y'epfo n'abirabura, bamwe n'abakristo abandi bagendera ku mihango ya gakondo y'abirabura. Rero dusubira inyuma gatoya kugira ngo ubashe kumenya ubundi Sudani ko ari igihugu cya mbere kinini cya mbere muri Afurika. Byaje kugenda gute kugira ngo ibihugu byombi bicikemo kabiri? Ubundi Sudani yaje kubona ubwigenge bwayo mu 1956 ibikuye ku Bongereza ndetse na Egiputa. Ndetse uzasanga Abarabu benshi bari mu majyaruguru ari n'Abasilamu, ndetse mu majyepfo hari n'ubundi abirabura ariko babandi bagendera kuri ya mihango nyine ya gikristo ndetse n'iya gakondo, bamwe biyororera n'inka zabo n'ibintu nk'ibyo. Ubundi rero nyuma y'imyaka myinshi hahoze hari abantu n'ubundi barwanya ubutegetsi n'ubundi bwa Sudani. Hari abantu bamwe barakaye abandi batishimye, ndetse Sudani nibwaje gutangira kugira abantu batangira kwirwanya. Abantu benshi ukabona abarwanyaga iyo leta bavugaga ko serivisi bahabwa muri leta zidatangwa neza. Bamwe mu bavugaga ko badahabwa serivisi neza muri icyo gihugu cyane cyane bari abirabura, kubera ko nyuma y'uko iki gihugu cyari kimaze kubona ubwigenge cya Sudani muri uriya mwaka w'1956, guverinoma yose kuva icyo gihe yari iri kugenda iyoborwa n'Abarabu, nta gihe yari yarigeze iyoborwa n'umwirabura. Areba mu bigo byose bikomeye ndetse mu bitaro, buri hantu hose ugasanga hose ababikuriye bose babaga ari Abarabu. Abirabura aribo bantu bonyine bari hasi kuruta hasi y'abandi bantu bose. Ndetse mu yandi magambo ibi byari bivuze ngo iki gihe n'ubundi mbere yuko bacikamo ibice, Sudani muri icyo gihe yari iyobowe n'Abarabu, kandi ikindi ngo leta yitaga ku bantu b'Abarabu gusa, abirabura yo itabitayeho cyangwa se nigere n'ikintu bafasha. Iki gihe nibwo abirabura muri Sudani b'icyo gihe batangiye kumva ko baratereranywe, ntago bitaweho, basa nkaho birengagizwa. Iki gihe nibwo bahise batangira kubwira leta iti mutangire kutwitaho, cyangwa se nibitagenda gutyo bazadutandukanye natwe tugende twibane dufonde leta yacu. Ibyo bintu rero abirabura bakimaze kuba bapropose ibyo bitekerezo byabo, leta y'Abarabu ntago yabikunze. Ibyo ntabwo leta y'Abarabu yabikunze, ahubwo leta y'Abarabu icyo yaje gukora yo yaravuze ngo hari agatsiko k'Abarabu hari agatsiko k'abirabura bamaze kwishyira ahantu hamwe, reka tubacecekeshe. Niko leta y'Abarabu yaje kuvuga icyo gihe. Ibyo bintu rero ni nabyo leta y'Abarabu icyo gihe yariho yaje gukora, kubera ko hari ingabo zimwe z'Abarabu zatangiye kugenda zirasa abirabura muri icyo gihe. Benshi bagiye bakubitwa, abandi barigenda baricwa cyane. Kuva muri uwo mwaka w'1956 hagiye hagaragara abagiye barwanya ubutegetsi n'ubundi bw'Abarabu muri Sudani. Intambara ziragenda ziraba ziricucika ziba nyinshi kurushaho. Icyo gihe abo birabura bose bagiye bagarwanya leta ya Sudani yari icyo gihe, bahoze buri munsi bari kurwana bavuga bati ntabwo leta itwitaho, ntabwo itwitayeho, ntabwo twebwe isa nkaho twirengagiza, kita ku Barabu gusa. Bivuze ngo leta yo ngo yitaga ku muntu wese w'umwarabu, we yatakaga serivisi bakazimuhereza, ariko umuntu w'umwirabo yagira ikintu avuga bakamwihorera bagasubiza inyuma. Ibyo byaje gutuma nyine ibyihebe cyangwa se rebel groups muri Sudani zaragiye ziyongera. Rero bamwe mu bantu amwe mu magroupe amwe yaje gushingwa na leta y'Abarabu icyo gihe muri Sudani kugira ngo igende kubitabirabura, bamwe igende bica. Hari harimo
groupe imwe baje kwita ngo ni Janjaweed. Ngo bari abantu babi cyane. Iyo groupe y'Abarabu ngo yari groupe mbi cyane. Abo bitaga abajanjaweed bari abantu babi cyane, ngo nibo bagiye bica abirabura, barabica. Ngo yari groupe imwe ya gisirikare, yari umutwe witwara gisirikare, ndetse wari warashyizweho na leta y'Abarabu muri Sudani, ugomba kwica abo birabura bigometse ku butegetsi bw'Abarabu. Ndetse ngo aba bajanjaweed baragendaga bakica abirabura batitaye ku myaka, batitaye ngo umwana, batitaye kuki, bo baje bakora icyo bita itsembatsemba tu, barica bamaraho, bashaka kurimbura abirabura bose bakamaraho. Ibi bintu rero ukuntu byagiye bikomeza gukomera cyane, ngo uriya mutwe w'abajanjaweed wagenda gukagera nk'ahantu mu giturage kirimo abirabura benshi cyane, ndetse ngo kikagenda kigatsemba bose, kikabica, abandi bagafatwa ku ngufu, barangiza bakicwa, n'abana bato bakicwa. Bizera ko nawe ushobora kuba warigeze wumvaho wenda inkuru wigeze wumva bavuga i Darfur. Ibi ni bimwe mu byabaye hagati y'ibihumbi 2003 ndetse n'ibihumbi 2010. Ahangaha hari abantu benshi baje kuhaburira ubuzima bwinshi cyane. Ahangaha turavuga ibihumbi bigera muri 400 byaje kuhaburira ubuzima. Hari n'abandi bantu bavuga ko ari amamiliyoni y'abantu benshi baje kwatakariza ubuzima mu ntambara yahabereye, mu bwicanyi bwahabereye. Umva nyine iyo turi kuvuga umubare, abantu bakavuga ngo umubare w'abantu bake cyangwa se umubare w'abantu benshi, nta mubare w'abantu bake cyangwa se umubare w'abantu benshi baba bapfuye. Urumva ko n'ubundi iyo uvuze umubare n'ubundi icyangombwa nuko abantu, urumva ikintu kibabaje, umubare nyine abantu benshi baba bahaguye, baba ari benshi. Ntabwo wavuga ngo uyu mubare ngo ni umubare w'abantu bake bapfuye kandi n'ubundi abantu bapfuye. Iki gihe rero byaje kurakaza abirabura, bari bamaze kurambirwa ubu bwicanyi, baramba ibintu byose biri kubera muri Sudani. Ikindi kintu cyababaje aba birabura bari muri Sudani, bakomeje kubona bari kwicirwa mu gihugu cyabo. Ikindi bari gufatwa wagira ngo nabimukira muri icyo gihugu, wagira ngo si igihugu cyabo. Ibyo birabarakaza, bumva barabirambiye. Icyo gihe kigiye nibwo bahise batangira gusaba kugira ngo nabo batangire kwemerwa nk'igihugu, basaba kugira ngo bagire independence. Ikindi basaba ibyo bintu byose mu 2001. Ibi nibyo mu 2001 nibwo baje kubuhabwa. Ariko ibi byabaye nyuma y'uko abantu benshi bari bamaze kwicwa. Ibi rero nibwo nyuma abirabura baje kuba bagira igihugu cyabo, bashinga igihugu cyabo aricyo Sudani y'Amajyepfo. Abirabura babacitse Abarabu gutyo. Ariko rero mu mwaka w'ibihumbi 2013 muri buka hari umutwe umwe nigeze kubabwira w'Abarabu wari warashinzwe na leta y'Abarabu kugira ngo wice abirabura. Nari nakubwiye ko witwa ngo ni Janjaweed. Umutwe rero ntabwo ari umutwe n'ubundi wemewe mu buryo bw'amategeko, wakiriwe nubwo witwaraga nka gisirikare. Ibi bintu rero ukuntu byaje kugenda mu mwaka wa 2013, leta yaje kuba yashinga uriya mutwe uwemera mu buryo bw'amategeko, ndetse leta y'Amajyaruguru muri Sudani y'Amajyaruguru, wa mutwe wicaga babirabura, uriya mutwe urazamurwa ushyirwa muri leta. Ariko nanone ntiwaba igisirikare, ariko nanone uba undi mutwe uba muri leta wemewe, ndetse kugira ngo ukomeze gukora wa murimo n'ubundi mbere wahoze ukora wo kwica abirabura. Ngwibutse ikintu hano, kabane nubwo wumvishe ko bamwe mu birabura bo muri Sudani bari bamaze kuba bahimba leta yabo bakayita Sudani y'Epfo. Ari bamwe mu bantu rero babirabura bamwe batigeze bajya muri Sudani y'Epfo kubera ahantu bari bitaje kubakundira kugira ngo nabo bagendane n'abandi, bisanga bagumye bakaguma muri Sudani ya ruguru n'ubundi. Ndagira ngo byumve neza. Niyo byumvishe ubundi mu buryo buri geographique cyangwa se mu buryo buri ubirebye neza ahantu Sudani iri mu majyepfo, n'ubundi iriya Sudani y'Epfo iri mu majyepfo, indi iri mu majyaruguru. Rero ntabwo wavuga ngo abirabura bose bari muri Sudani y'Epfo, ahubwo hari bamwe mu birabura ndetse benshi baje gusigara muri Sudani ya ruguru. Ndetse hari bamwe mu birabura nk'uko nayo bikubwiye nyine bagumye muri Sudani ya ruguru ndetse n'ahandi hantu henshi hatandukanye. Ariko abo ngabo bagumye muri utwo duce nyine bakomeje kugenda batotezwa, bamwe bakomeza bicwa na wa mutwe n'ubundi leta yari yagumanye, wa mutwe n'ubundi leta yari yamaze gushyira muri guverinoma. Bakomeje kugenda bicwa nk'intama, ndetse bakomeje kugenda bazizwa ya mpamvu imwe babirabura n'ubundi baje gukora ya leta yabo, ya leta ya Sudani y'Epfo. Iyo mpamvu niyo yatumye n'abandi birabura basigaye muri Sudani ya ruguru nabo bakomeza kwicirwa, ya mpamvu ababirabura baje gukora leta y'Epfo, leta ya Sudani y'Epfo, bagiye basuzugurwa bakirengagizwa. Ibyo byaje gutuma abirabura benshi bari baragumye nyine muri Sudani ya ruguru, urumva babaye benshi cyane, kugeza n'ubu baracyahari benshi. Bakomeje kugenda batotezwa koko nk'uko nakomeje mbikubwira, benshi bakomeza kwicwa ndetse badahabwa na serivisi. Mu mwaka wa 2013 rero hari uyu mugabo bita Omar al-Bashir. Uyu ni umwe mu bagabo bari bamaze igihe kinini bayoboye iki gihugu guhera mu mwaka wa
1993. uyu ni umwe ngo mu bantu babi ndetse mu butegetsi bwigeze bubaho mu gihugu cya Sudani ku birabura, kubera ko umugabo rero al-Bashir yaje gufata wa mutwe witwaga Janjaweed awuvana kuba ari umutwe witwara gisirikare, ahubwo awuhindurira izina awita ngo ni RCF. Intego yari yoroshye cyane kugira ngo uyu mutwe uhindurire izina. Impamvu yaje kuhindurira izina ni ukubera ko uriya mutwe wa Janjaweed wari warisha abantu benshi babirabura b'inzirakarengane ufite icyasha, bivuze ngo kugira ngo abantu bibagirwe ibyo uriya mutwe wari warishe n'abantu benshi wari warishe, yaje kuhindura izina wita RCF kugira ngo abantu bibagirwe Janjaweed batazigera bongera no kubyibuka be na gato. Birera kimara guhimba uyu mutwe nawe wahise utangira kumera nkaho wagira ngo atunze nk'ibisirikare bibiri. Yari afite igisirikare cya guverinoma cya leta, ariko nanone uyu mutwe nawo ujya usigarana imbaraga zikomeye cyane, kubera ko nawo akimara kuhindura izina akawita RCF wasigaye ari umutwe n'ubundi ufite imbaraga zikomeye cyane, ukakira inkunga za leta, tukabona n'amafaranga avuye muri guverinoma. Ibingibi uyu mutwe ndetse ntabwo byagarukiye aho gusa, ahubwo uyu mutwe nyuma baje kuba bawuhereza bumwe mu butaka bukomeye cyane bw'iki gihugu cya Sudani, cyane cyane ndetse na bimwe mu birombe by'amabuye y'agaciro byo muri Sudani. Uyu mutwe wa RCF utangira kuba ari wo uyobora ibyo birombe by'amabuye y'agaciro, ugatangira kujya ari wo ufata n'izo nyungu, aho kugira ngo igisirikare cy'igihugu aricyo gitangira kubicunga cyangwa guverinoma. Ukurikira ubyumve neza. Iyo birebye rero na Sudani iri mu bimwe mu bihugu bikomeye bya mbere ku isi bizi gutanga cyangwa se bitanga zahabu bya mbere, nyine biri mu bihugu bya mbere bitanga zahabu. Ibi rero byaje kuba bihabwa wa mutwe wa RCF waje kuba wafata bwa butaka buvamo zahabu ndetse n'ubufite ibirombe by'amabuye y'agaciro byose bya Sudani. Ibi bintu rero ni nko guhita ufata umuntu urucyubaka umuhaye ibintu by'agaciro n'ibintu bihambaye cyane, ahita atangira kubibyaza umusaruro. Aba bagabo rero bakimara guhabwa RCF imaze guhabwa imbaraga muri Sudani ya ruguru, bahise batangira kwiyubaka mu buryo bukomeye cyane. Uyu mutwe wa gisirikare utangira gukomera mu gihugu. Uyu mutwe wa RCF wari uyobowe n'umugabo bita Mohamed Hamdan Dagalo. Uyu niwe mugabo wari uyoboye uyu mutwe wa RCF, muramubona no kuri screen. Abantu benshi twanamwita Ahmed. Uyu mugabo n'abantu benshi bakunda kumwita ngo na Ahmed. Ndetse wareba igisirikare cy'igihugu cya Sudani ya ruguru cyose cyari kiri kuyoborwa n'uyu mugabo bita Abdel Fattah al-Burhan. Bivuze ngo rero uyu munsi igisirikare bivuze ngo iki gihugu cya Sudani ya ruguru cyari kimaze kuba kiri kuyobora cyangwa se kirimo amagurupe abiri ya gisirikare. Hakaba igisirikare gisanzwe kiyoborwa n'uriya mugabo nababwiye, ikindi hakaba n'uriya mutwe wa RCF, umutwe wa gisirikare uyoborwa mu buryo bwihariye ariko nanone wa perezida w'igihugu Bashir al-Assad. Ni Omar Bashir. Rero muri Sudani ya ruguru mu ejo bundi mu mwaka wa 2019 abantu bamaze kugeza igihe none barambirwa perezida wari uriho Omar al-Bashir. Abaturage bashe kurambirwa uyu muperezida. Ibyo ni 2019 ejo bundi. Bizi ikibazo cya serivisi cyakiri gutangwa mu gihugu, ibiryo byari bihenze, ibintu byose ntago byari bimeze neza, umusaruro mbumbe w'igihugu wari wasubiye inyuma. Abaturage nibwo bahise bigabiza imihanda batangira kwigaragambya mu 2019. Rero cyaje kuba icyo gihe baba generali babiri ba ya mitwe iyobora iki gihugu ibiri bashe bateranira hamwe, umugenerali umwe uyobora igisirikare n'umwe mu bagenerali bayobora wa mutwe wa RCF baje guhurira hamwe bajya inama baravuga ngo waretse perezida tukamutura maze twatura ubutegetsi bwe, twebwe nge natwe tukitoramo waba perezida. Ibyo rero ni nabyo byabaye. Ibyo byahise bituma Omar al-Bashir bamukura ku butegetsi. Rero intego bari bafite byari ukuvuga ngo wenda nibaramuka bakuyeho Omar al-Bashir bashoboye kuba bahitamo wenda nk'umuntu w'umusivili akaba yayobora igihugu, ariko iyo ntego bari bafite yaje kwanga. Cyaje kuba nuko abo bagenerali babiri baje gushwanira ku kintu kimwe, buri umuntu wese umwe muri bo yifuje kuba yaba perezida. Muri icyo gihe cyaje kuba igisirikare, uyobora igisirikare yaje guhita avuga ati ngenda ba perezida. RCF ihita ivuga wa mutwe wari warashinzwe na perezida cyangwa se warahinduye izina, baravuga ati twebwe ntago turi bubyemere, ntago twebwe twakemera kuba twaba umuyoboke wa kabiri ku gisirikare. Baravuga ngo ahubwo twebwe tugira intwaro, dufite ibitekerezo,
dufite amabuye y'agaciro n'ibirombe by'igihugu, twebwe kubera iki twebwe twaba abacakara b'igisirikare kandi natwe turi umutwe wihagije. Avuga bati twebwe turamutse dutanze imbaraga zacu tukemera gukurikira igisirikare twaba dutakaje imbaraga zacu. Avuga ati kubera iki ibyo twebwe twatubikeneye, natwe dukeneye kuba twaba general wacu akaba yaba perezida. Ibyo rero icyaje guhita kiba hahise haba intambara y'abagenerali babiri bombi mu gihugu. Ibyo ni nabyo byabaye n'uyu munsi niyo ntambara ikiri kuba muri Sudani. Ariko nanone ndagusubiza inyuma gatoya kugira ngo ubashe guhita usobanukirwa ibyabaye nyuma yaho gatoya kugira ngo ubashe ko babimenya. Wa mutwe wa RCF wahoze ari wo bita Janjaweed ni babandi bicaga birabura bagamije kugira ngo babatsembe bo babamareho. Ibi bintu rero ndagira ngo umenye bari aba RCF uriya mutwe wari warashyizweho ntabwo warwanyaga ibyihebe, ahubwo wicaga birabura nicyo wari warashyiriweho kugira ngo uzakureho abirabura. Janjaweed wari warashinzwe kugira ngo uzacecekesha abirabura ubice. Rero Janjaweed niyo yari yarahindutse RCF. Wenda rero iyo ubyibutse kano kanya, iyo urebye ngo abaturage bo muri Sudani babirabura ngo kaba rero wenda nubwo bakandamizwaga na leta yari iriho muri Sudani n'igisirikare cyabo, ariko nanone babaga leta yabaga iri gutinya imiryango mpuzamahanga kubera ko byabaga ari igihugu byari gufatwa nk'aho ari igihugu kiri guhohotera abaturage bacyo. Ibi rero bigahita bituma abaturage bo muri Sudani babirabura, Sudani ya ruguru, bahitamo bakiyumvamo igisirikare. Wenda kabone nubwo nacyo bumva ko kitabakunze, ariko wenda bakiyumvamo igisirikare kuruta uko biyumvamo Janjaweed ariyo yahindutse RCF. Impamvu byabaye ngo ni ukubera ko n'ubundi igisirikare wenda kabone nubwo kitababanira neza, ariko nanone igisirikare cyazwa kubibazwa ku rwego mpuzamahanga. Abaturage bakavuga ngo igisirikare cyo kiramutse kibagiriye nabi wenda cyane cyane abirabura bo muri Sudani, rero isi ishoboye guhita yahaguruka igatangira kuvuga ibyo bintu. Rero ukumva igisirikare cyumva gitewe isoni n'ibyo bintu cyaba kiri gukora iby'amabandi, igisirikare kikumva ko kitabasha kuba cyagerageza kubikora. Ariko rero wagera kuri wa mutwe wa Janjaweed wahindutse RCF, we nta bantu ugomba ibisobanuro. Rero bo baraza bakakwica, bakica abirabura batitaye ku kintu na kimwe, nta n'umuntu n'umwe bari buze kugomba ibisobanuro. Rero byahise bituma abaturage bo muri Sudani kabone nubwo baba bari mu bihe bitoroshye, baremerewe, bagowe, bari ku gitutu gikomeye cyane, bahitamo igisirikare kuruta uko bahitamo wa mutwe wa Janjaweed ari wahindutse RCF. Bya jenoside rero ikobera muri Sudani bimeze bite? Uyu mutwe rero wa Janjaweed watangije kampeni yo kwica abantu benshi, ugafata abantu ukabashimuta. Byahise bituma abirabura benshi batangira kugenda bahunga bakava mu byabo, ndetse bituma imiryango mpuzamahanga itangira guhaguruka. Abenshi batangira kubashinja ko bari gukora jenoside. Rero ahazemo bya bihugu cyangwa se Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu UAE uburyo yaje kwinjira muri ibi bintu. Rero igisirikare cya Sudani ya ruguru kiri gushinja Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ko arizo zifasha uriya mutwe wa Janjaweed RCF. Eri gisirikare kiri gushinjura mu ibihu cyangwa se Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu karizo zohereza amadrone, intwaro ndetse za Kalashnikov, ndetse bakabahereza n'amakuru y'ubutasi. Sobanuye ngo babahereza ibyo bita satellite imagery cyangwa se amashusho yo kuri satellite bakayahereza RCF mu rugamba bahanganyemo n'ingabo za leta zo muri Sudani ya ruguru. Rero ngo ayo makuru yonyine y'ubutasi igihugu ngo Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ziri guhereza uriya mutwe wa RCF wahoze ari Janjaweed wicaga birabura, ngibyo ni ayo makuru y'ubutasi ari guhereza ya satellite. Ngibyo niyo makuru uriya mutwe wa RCF ukoresha wica abirabura benshi, cyane cyane ko wo wica abirabura udatoranije. Murabizi hari ifoto iherutse gusirikira umudamu baje kumwicana n'abana be, abirabura baratsembwa. Wibukura mutwe nicyo wari warashyiriweho, uri kurwana n'ingabo za leta ariko nanone ukica n'abirabura benshi utitaye ku kintu na kimwe. Rero ibyo ngibyo akaba aribyo byatahise bitangira kwitwa ko ari jenoside iri gukorerwa muri Sudani ku birabura. Ndetse ikindi guverinoma ya Sudani nayo iri gushinja neza biriya bihugu by'Abarabu ko ari byo cyangwa se Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu karizo ziri gutera inkunga ngo bamwe mu barwanyi bo muri Colombia kugira ngo bajye kurwanya guverinoma iriho muri Sudani ya ruguru. Cyo guhita utangira kwibaza rero kubera icyo uriya bundi Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu kubera ikizinjiye muri intambara iri kubera cyangwa se buriya bwicanyi buri kubera muri Sudani ya ruguru. Rero uhise ubyumva mu buryo bworoshye cyane. Ibi bintu ni ibintu byoroshye cyane. Iyo urebye Sudani ni igihugu cya kabiri cya mbere mu gutanga zahabu ya mbere mu isi, ni igihugu cya gatatu gitanga zahabu ku isi. Rero Sudani ngo yohereza zahabu ngo muri biriya bihugu by'Abarabu, ngo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ngo iboherezaho nk'abakiriya ba mbere b'imena ba Sudani. Ni Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zifata
zahabu. Ndetse ngo impamvu ya mbere ni ukubera ko ngo leta z'ubumwe z'Abarabu zaje gushora amafaranga menshi muri zahabu cyane cyane muri iki gihugu cya Sudani. Ariko rero nibikwibukije ugahita wibuka ko RCF nkuko nabikubwiye mbere wa mutwe wahoze ari Janjaweed uyu munsi niwo uyobora ibirombe byose bya Sudani ya ruguru, niwo ubifite, ntabwo ari igisirikare cya leta kibifite. Rero niyo mpamvu uriya mu cyangwa se ibihugu leta z'ubumwe z'Abarabu zihitamo kuba zagenda kumvikana na RCF ari nayo ifite ibya birombe by'amabuye y'agaciro kuruta uko yahita ijya kumvikana n'igisirikare cyemewe na leta kiri buze gusaba n'ibintu by'impapuro n'ibiki byinshi, ahubwo Abarabu bahitamo kujya kumvikana n'abandi Barabu bagenzi babo babirabura bari muri Afurika. Leta zunze ubumwe z'Abarabu zo zihitamo kuba zakumvikana n'umutwe utegamiye kuri leta ari wose RCF, uko bajya kumvikana n'igisirikare nyine igisirikare gishamikiye kuri leta bakajya mu bintu by'impapuro nyinshi. Ibyo nibyo umuryango cyangwa se leta zunze ubumwe z'Abarabu tudashaka kujya. Kaba bana bakama miliyoni menshi y'amadolari mu bijyanye n'imisoro n'ibindi baba bari gusabwa. Ibyo bintu rero leta zunze ubumwe z'Abarabu ntizishake kuba zabijyamo. Rero ahubwo Abarabu bo bakavuga ati twebwe niba hari umutwe uri muri Sudani hari ufite kandi ibirombe by'amabuye y'agaciro, twebwe turagenda tubahereza amamiliyoni menshi maze bo nibatugora twebwe leta baduha ibirombe babiduhereza mu gihe kidashira, twebwe tube turi kubikonsoma tubihera amafaranga batatugoye. Ibyo bintu rero biba byoroshye kuba bahita bagenda bakumvikana n'abantu nk'abo babicanyi, biroroshye cyane. Umutwe wa RCF bigahita byoroha kuruta uko baba bari kumvikana na guverinoma yabiriho. Ikindi cya kabiri gituma leta zunze ubumwe z'Abarabu ngo zishyigikira nambiri kubera muri kiriya gihugu ngo ni ukubera ko n'ubundi leta zunze ubumwe z'Abarabu ngo zashoye amafaranga menshi ku butaka bunini bwo muri Sudani bijyanye n'ubuhinzi. Ubundi urebye rero ngo muri leta zunze ubumwe z'Abarabu uzasanga ngo ubutaka bwabo n'ubutaka usanga higanjemo ubutayu cyane. Rero bivuze ngo ubutaka bwaho ntago babona uko bahinga, bo baba bakeneye ubutaka bwo guhingaho, bakakora ibintu by'amafamu, bakabona ibiryo byabo ahantu bakeneye guhinga. Ibi rero leta zunze ubumwe z'Abarabu zashuye muri iki gihugu cya Sudani. Ndetse ngo ibiryo byose cyangwa se ibiribwa byose bikorerwa byinjira muri iki gihugu cyangwa se ibiryo byose bikorerwa muri leta zunze ubumwe z'Abarabu ngo 90% ngo byose biva hanze, ngo kandi muri ibyo bintu byose biva hanze ngo ibyinshi biva muri Sudani. Ndetse ngo baje guhitamo ko batazigera bumvikana n'igisirikare cya leta guverinoma iriho, ngo ahubwo bo bazumvikana n'uriya mutwe wa RCF kugira ngo ibintu byabo bibashe gukemuka. Ibi bintu nubwo turi kubivuga kano kanya bivugwa kuri uriya mutwe wa RCF umaze kuba wafata kandi agace bita ngo ni Eri Fashel. Bivuze ngo numwe ngo mu mujyi wa nyuma waruherutse kuba wafatwa n'ubundi n'uyu mutwe witwara gisirikare muri Sudani. Kigaragara ngo uyu mutwe wa RCF ufite imbaraga kubera kuri guhabwa ibikoresho ndetse ngo uri kugenda utsinda igisirikare. Bivuze ngo bari kugifatana ubutaka bwabo. Ndetse uyu mutwe wa RCF wagambire cyangwa se ngo warahiriye kuba uzagenda ukamaraho igisirikare ukagishyira hasi paka ku musozo. Ubyibuka uyu mutwe wa RCF ni wa mutwe wahoze n'ubundi witwara mu buryo wahoze n'ubundi ari Janjaweed wicaga abirabura. Nego yabo bari bafite nta yindi byaro kugira ngo bica abirabura kandi bakica bose bagamije kubatsemba bakabamaramo. Bivuze ngo rero kwica ngo nibaramuka bakoye igisirikare cyose ni ukwica ngo na buri muntu wese ushyigikiye igisirikare. Ibuka abirabura bamwe bo muri Sudani bashyigikiye igisirikare byibuze ko cyo kibasha kuba aricyo bikinzo ku ruturiya mutwe, kubera ko bumva ko abasirikare byibuze b'igihugu bo mu bugome bagabanyutsemo gake, kabone nubwo bo atari 100% nabo babagirira nabi, ariko byibuze bo ngo ntabwo babagirira nabi ku rugero wakiraho n'ubundi nka ba RCF Janjaweed. Rero kugira ngo tubirangize neza turangize iki kiganiro cyacu, ndagira ngo ubwire ngo hagiye habamo n'indi mitwe itandukanye yarwanyaga igihugu cya Sudani. Hari imitwe yagiye igaragara mu bita muri Darfur ndetse n'agace mu majyepfo ya Kodo aho bita ngo ni muri Kordofan. Kaba nibyo bita ngo ni ba Blue Night babirabura ba Blue Night n'abirabura bo wari umutwe na urwanya u Rwanda hara muri Sudani. Zakabamo n'imitwe myinshi yo bita ngo n'abafuru Malasiti n'abandi benshi. Kubwira ko hari byinshi tuzaganira muri iki kiganiro cyacu cyangwa se kuri YouTube channel yacu ni William the Future News. Muzajya mubona ibintu byinshi, tuzaganira ku byinshi kuri Gaza, kuri Sudan, muri Nigeria ndetse ibihugu byinshi ibikomeye muri Ukraine ndetse na Russia, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu karere no muri igihugu cyacu. Ibintu byose by'amakuru akomeye cyane mukene kuba mwamenya muzajya mubisanga kuri YouTube channel yacu. Bitavuze ngo muzambara no kuri William the Future Live ndetse no kuri William the Future. Amakuru yose agiye kujyaza mugiye kujya mubona amakuru yose agezweho na William the Future Movie. Ni
byinshi ngiye kujya mbahereza buri munsi. YouTube channel zibagezaho ibintu byose zanjye muzirebe, zirahari nyinshi zibagezaho amakuru, ariko ningi muzajya muyikuraho amakuru agezweho ya buri munsi.